Bamwe kubyumva bumva ari ibintu bidashoboka, gusa nicyo gihugu gito kurusha ibindi byose ku isi, ku buso bwa kilometero kare 0.49, aho gituwe n'abaturage bagera ku gihumbi. Nta kindi gihugu mvuga kitari leta ya Vatican. Nicyo gihugu gito kurusha ibindi byose ku isi, kikagira abaturage batageze no ku gihumbi. Amateka ya Vatican afitanye isano rya bugufi n'amateka ya Kiliziya Gatolika. Papa nk'umuyobozi wa Kiliziya aba ari nawe mukuru w'icyo gihugu. Mu mwaka w'1929 nibwo leta ya Vatican yemejwe nk'igihugu cyigenga mu buryo bwemewe n'amategeko. Byari binyuze mu masezerano yitwa Latin Treaty yasinywe hagati ya Papa Pius wa 11 n'uwahoze ari umuyobozi w'igihugu cy'Ubutaliyani w'icyo gihe witwa Benito Mussolini. Aya masezerano niyo yashinze leta ya Vatican nk'igihugu cyigenga gitandukanye n'igihugu cy'Ubutaliyani, kikagira ubutegetsi bwacyo, ibendera ryacyo ndetse n'amategeko yacyo. Muri iki cyegeranyo tugiye kugaruka ku nkomoko, imiterere, imyitwarire n'uruhare rukomeye rwa Garde Suisse cyangwa se ingabo zirinda Papa. Papa akaba ari umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi, icyarimwe akaba n'umuyobozi wa leta ya Vatican. Muri kino kiganiro turasesengura impamvu umwenegihugu w'Umusuwisi ari we wenyine wemerewe kuba yaba umugade Suisse cyangwa se umusirikare urinda Papa. Muhaye ikaze kuri Initalk Rwanda. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuno muyoboro, icyo nagusaba ni uko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Papa aba ari umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi, akaba na perezida wa leta ya Vatican nk'igihugu cya Vatican. Nicyo gihugu gito kurusha ibindi byose ku isi nkuko twari tubivuze haruguru, kuko gifite ubuso bungana na kilometero kare 0.49. Iki gihugu gituwe n'abaturage bagera ku gihumbi. Vatican nicyo gihugu gito kurusha ibindi byose ku isi, aho kigira aricyo gihugu gifite abaturage bake. Muri iki gihugu kigira inzego z'umutekano ebyiri, arizo Gendarmerie Corps, akaba ari polisi ya Vatican irinda abaturage batuye muri kino gihugu cya Vatican. Hakaza na Garde Suisse, aba bakaba ari abasirikare barinda umukuru w'iki gihugu, akaba n'umushumba mukuru wa Kiliziya ku isi mu buzima bwe bwa buri munsi. Garde Suisse akaba ariyo tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu mutwe udasanzwe w'abasirikare wavutse mu kinyejana cya 16 ni umwe mu mitwe yashinze imizi mu mateka ya Kiliziya Gatolika. Abarinzi ba Papa batangiye kurinda Papa ku mugaragaro ku itariki ya 22 Mutarama mu mwaka w'1556, ubwo abasirikare basaga 150 b'Abasuwisi bageraga mu mujyi wa Roma batumwe na Papa Julien wa kabiri. Impamvu yatumye abahitamo ko abarinzi ba Papa bagomba kuba bakomoka mu gihugu cy'Ubusuwisi nuko mu gihe cy'ubwami bw'Abaromani Abasuwisi bari bazwiho ubutwari, ubunyangamugayo n'ubutagatifu. Abasirikare b'Abasuwisi bafatwaga nk'abasirikare bakomeye kandi bizerwa, batashukwa n'abanyapolitiki cyangwa se ngo hagire undi muntu ubashuka mu nyungu ze bwite. Kugira ngo ubundi ube mu basirikare barinda Papa cyangwa se Garde Suisse, usabwa kuba uri umukristo wa Kiliziya Gatolika, warahawe amasakaramentu yombi, bivuga ngo ni ukuba warabatijwe ukanakomezwa. Ibyongeye kandi uba ugomba kuba upima nibura metero 1 na santimetero 74 kuzamura. Ikindi ugomba kuba ufite ubwenegihugu bw'Ubusuwisi kandi uri hagati y'imyaka 18 n'imyaka 30, kandi ugomba kuba uri ingaragu. Ugomba kuba warasoje nibura amashuri yisumbuye, ukaba waranahawe imyitozo ya gisirikare yo mu gihugu cy'Ubusuwisi. Gusa nyuma y'uko ugeze muri Garde Suisse ushobora kuba washaka, gusa ugashaka nyuma y'imyaka 3 utangiye akazi. Uyu mutwe wa Garde Suisse n'abasirikare byibura batagomba kuba barenze abasirikare 135. Aka kakaba ari agahigo gafitwe n'iki gisirikare kuko ari cyo gisirikare kigizwe n'abasirikare bake ku isi. Aba basirikare nubwo bari bake baba bafite imyitozo ihambaye, kuko mbere y'uko barahira kuba baba abarinzi ba Papa banyuzwa mu myitozo ihambaye ku buryo abatangiye imyitozo bose atari ko bayisoza, kuko hari abasanga uwo ngo atari umuhamagara wabo bakaviramo mu majonjo, akaba ariko twabivuga. Aba basirikare ba Garde Suisse bagiye bigaragaza aho rwari rukomeye barinda umuyobozi wa Kiliziya ku isi, akaba na perezida wa leta ya Vatican. Urugero naguha ni urw'itariki ya 6 Gicurasi mu mwaka w'1527. Garde Suisse yagaragaje ubutwari kuko Garde Suisse yatabaye Papa Clement wa karindwi ubwo abasirikare b'ubwami bwa Espagne n'ubwami bw'Abafaransa basahuraga umujyi wa Roma. Icyo gihe abasirikare ba Garde Suisse bagera ku 147 bahasize ubuzima mu gihe bari abasirikare basaga 189. Kuva icyo gihe umutwe wa Garde Suisse wakomeje kwibuka, kuko buri mwaka tariki ya 6 Gicurasi abasirikare bashya ba Garde Suisse barahirira kwinjira mu nshingano zo kurinda nyir'ubutungane, akaba ari umushumba Kiliziya ku isi.
muri uno mwaka tariki ya 6 Gicurasi abasirikare bashya ba Garde Suisse bagera kuri 23 barahiriye kwinjira muri izi nshingano zo kurinda nyir'ubutungane. Ubundi abarinzi ba papa bambara impuzangano y'amabara y'ubururu, umuhondo n'umutuku. Mu bikoresho bakunze kuba bafite babirimo inkota, icumu rifiteho ikimenyetso nk'icy'ishoka. Aba basirikare barinda umutekano wa papa mu ngendo ze zose akora, bagahembwa nibura amaviro asaga 1500 ku kwezi. Ni ukuvuga ko ari miliyoni 2,400 z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Uyu mushahara wiyongeraho icumbi ry'ubuntu, abana babo bakigira ubuntu ku babyaye, nta musoro batanga ku byo binjiza, kandi mu maguru bahahiramo nta musoro bajya babaca. Icyo wamenya nuko uyu mutwe wa Garde Suisse urinda papa utandukanye n'abashinzwe umutekano wa Roma, kandi ni nabwo nubwo baba mu bigo bya gisirikare isaha n'isaha babiteguye ko nyiri ubutungane igihe abashakira bamwitaba vuba kandi bakitaba bwangu. Reka ngushimire wabanye nanjye kuva ku ntangiriro z'ikiganiro aho twagarukaga ku buzima n'amateka y'abarinzi ba papa bazwi nka Garde Suisse. Reka nkubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko tukwifuriza kugira ibihe byiza. Iyi ni Initalk Rwanda. Icyo nagusaba, kora subscribe unasangirize ibiganiro byacu, tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi.